Good morning, my people. Good afternoon, good evening, my people. Today we are going to learn how to start thinking in English. Gute watekereza mu Cyongereza. Listen carefully and then repeat after me. Umva neza witonze, hanyuma urasubiramo nyuma yanjye. Now repeat each sentence after me. Ubu ugiye gusubiramo interuro nyuma yanjye. Thinking in English is a good way to learn in English fast. Gutekereza mu Cyongereza ni uburyo bwiza bwo kwiga Icyongereza vuba. It can help you to speak and understand in English better. Bigufasha kuvuga Icyongereza no kumva Icyongereza neza. Here are some easy steps to start thinking in English. Hano hari intambwe zoroshye ushobora gutangira gutera utekereza mu Cyongereza. Start with simple English word. Tangira amagambo yoroshye yo mu Cyongereza. Learn the name of thing around you like table, chair or book. Tangirira ku mazina y'ibintu bikwegereye ukunda kubona nk'intebe, ameza cyangwa ibitabo. Try to think of this thing in English. Gerageza gutekereza ibi bintu mu Cyongereza. For example, when you see chair, say chair in your mind. Niba uri kubona intebe, vuga ngo intebe mu bitekerezo. Sentence in your mind like I am brushing my teeth or I am eating breakfast. Interuro ukwiye kugerageza gukoresha, urugero ndimo koza amenyo cyangwa ndimo gufata amafunguro ya mu gitondo. You don't need anyone to practice in English. Nta muntu ukeneye ngagutoza Icyongereza. Talk to yourself in English. Ivugane mu Cyongereza. Talk to yourself in English. You can say I am happy today or I like the blue sky. Ushobora kuvuga ngo ndishimiye umunsi cyangwa nkunda ikirere cy'ubururu. Watch movies, TV show or video in English. Reba filime, wumve ibiganiro, urebe na video z'Icyongereza. Listen to song in English. Umva indirimbo z'Icyongereza. This will help your brain get used in English. Bizagufasha gukoresha Icyongereza. Before you go to sleep, think about your day in English. Mbere y'uko ujya kuryama, tekereza ku bintu wagiye ubona mu Cyongereza uyu munsi. For example, you can think I went to the park. Ushobora gutekereza ngo nagiye kuri pariki. I met my friend. Nahuye n'inshuti. We play soccer. Twakinnye umupira w'amaguru. It's okay to make a mistake. Hakozwe amakosa. Think in English is a practice. Gutekereza mu Cyongereza ni ukwitoza. The more you try, the better you will get. Ibyo nubigerageza bizagenda neza. When you start think in English every day, it's become easy. Nutangira gutekereza mu Cyongereza buri munsi bizagenda neza, bizoroha. Just try little by little and you will improve. Tangira gake gake bizagenda birushaho. Tugeze kuri rya jambo Imana ishaka ko wumva. None tugiye gusoma Bibiliya, tugiye gusoma mu Migani igice cya mbere umurongo wa 10. My son,
if sinners try to enter, you do not consent. Mwana wanjye, abanyabyaha nibagerageza kukoshya ntuzemere. Niko Imana itubwira. Thank you for watching this video. Don't forget subscribe, comment and like if you enjoy in this video. See you another video.